cyangwa ibyago byose, cyangwa ibyago byose. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nejejwe no kubabwira ngo Maranatha, Umwami Yesu naze. Turishimye cyane muri uyu mugoroba ko tugifite amahoro. N'Abisiraheli bajyaga batamba igitambo cya nimugoroba cy'uko bari amahoro. Rero natwe dushimye Imana ko turi amahoro, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero ndashimira Imana cyane uburyo ikomeje kudufashiriza kuri uru rubuga, tugakomeza kubona ibikwiriye bihuje n'igihe turimo, kandi buri muntu wari wese akagenda akandwa ahababara. Ndizera ko umuntu wagiye uhuguka yagiye abona ibikenewe, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nibyo koko muri iyi minsi hari ibintu byinshi biri kuza bisa nk'ibiduhangayikisha, ariko reka mbabwire, niba hari igihe nigeze mbaho numva ntuje mfite umutuzo, ni muri ibi bihe, kubera ko uko ibihe birushaho gusohora birushaho kongera kunezeza, nkanezerwa cyane, nkishima, nkavuga nti bizagira iherezo, byanze bikunze bizagira iherezo. Abamama duteranye hano ndabizi neza yuko muzi uko ibise bibabaza. Nabonye ukuntu madamu bimubabaza cyane, ariko mu kanya gatoya narebye ukuntu ibyo bise byamuriye, binyibutsa amagambo ari mu gitabo cyitwa n'agatabo k'umugenzi volume ya 2. Mu Kristo kazajya gutangira urugendo n'abana be, uwaje kumuha ubutumwa bumwereka ko igihe kigeze, yaramubwiye amagambo meza cyane, aramubwira ngo uburyohe bubanziriza ubusharire bubanziriza uburyohe. Kubagana mu bwami bwo mu ijuru ni ijambo rikomeye cyane, ko ikibanziriza uburyohe ku bana b'Imana ni ubusharire. Ubusharire bubanziriza uburyohe, ariko kubarimbuka ni ikinyuranyo gikomeye cyane, kuko bo baranezerewe n'ibyo, bafite byinshi bikwiriye kubanezeza. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ku bana b'Imana bazagira umunezero uhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwiringira Imana, kandi tukarushaho kuyinambaho iteka ryose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyigisho tugiye kwiga, umuntu ufite host yamfasha kugira ngo mbone uko nabasharinga screen. Yego, murakoze cyane. Icyigisho tugiye kuganiraho muri uyu mugoroba gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo suzuma urufatiro wubatseho. Nicyo cyigisho tugiye kuganirira hamwe muri uyu mugoroba. Suzuma urufatiro wubatseho. Bavandimwe, bene data, bashiki banjye, ndagira ngo mbabwire impamvu nifuje ko twigana aya magambo. Nuko abantu benshi bazibesha ubugingo, nuko abantu benshi bagiye kuzisanga. Reka mbabwire, wenda nka Hope Damuru niwe ntekereza na Joseph niba nzi ko tubana ku rubuga rwa group imwe. Ni groupe zinatandukanye za WhatsApp. Nkunda kubona ukuntu abantu rwose bakijijinganya, bakamanuka ugasanga abana amagambo gusa yabo n'amagambo gusa yabo, bikahita bigaragaza neza yuko ni ibitekerezo bamaze kubaka muri bo, ariko ntago bari bagera ku rufatiro rwo kumenya aho bakwiriye kubaka urufatiro nyakuri. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe urufatiro dukwiriye kubakaho nyakuri.
mbese ni uruhe rufatiro ruzageza abantu mu ijuru? Mbere y'uko dutangira ruriya rufatiro tugiye kwigana, reka nanone munyemerere tubanze duce bugufi dusaba Imana iduhe Mwuka Wera kugira ngo tubashe kwakira ijambo ry'Imana kuko ryavuye ku Mana. Naho ubundi turamutse tudasabye Imana ngo iritwumvishe twayumva nk'ari nk'amagambo asanzwe, ariko ubu namaze kumenya ko aya ntabwo ari amagambo y'umuntu, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo ryeza, ni ijambo rihindura, ni ijambo rifite ubutware, kandi ni ijambo ry'ukuri nk'uko byanditse muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17, uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Reka rero duciye bugufi dupfukamye dusenga Imana. Turagushimiye cyane kubw'imbabazi tugiriye Mana yera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ntacyo twakoze na kimwe cyo gukiranuka, kuko ijambo ryawe riravuga ngo uvuga ko adafite icyango yaba kwisinya binyoma. Tunejejwe no kugusaba imbabazi zo gukiranirwa kose kwa turanze, utubabarire kubw'igitambo cya Kristo. Tujye kwiga ijambo ryawe, usiko turi abasuka Mana. Uduhe kuba abakobwa b'abanyabwenge imbere y'ijambo ryawe, kandi Mwami Imana uduhe amavuta mu mperezo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Reka rero nifuze yuko mwafata udukaramu, ndifuza ko mwafata udukaramu mugafata Bibiliya zanyu kugira ngo tugendane muri iyi gahunda. Mbere yuko dutangira iki cyigisho nyirizina gifite uru rufatiro, ndashaka cyane ko tubanza tugasoma amagambo ari mu gatabo kitwa Intumwa y'Imana. Tugiye kubanza munyemerere, ubwo amayereko menshi Ellen White yagiye agira, ariko hari iyerekwa yagize yabonye ridasanzwe abana b'Imana bazanyuramo riheruka. Naka gatabo kitwa Intumwa y'Imana, hari amagambo nshaka gusomamo. Intumwa y'Imana ni ku cyigisho cyitwa ngo, mbere yuko twinjira neza muri kiriya cyigisho, muri aka gatabo kuri paje yaho ya 68, inzira ifunganye, ndashaka cyane yuko turebera hamwe aya magambo, kuko ni amagambo y'ingenzi ku muntu wese ufite amatwi yumva, uzi icyo ari cyo guhitamo uruhande rukwiriye guhagararira Imana. Icyigisho tugiye kwiga ni iki: suzuma urufatiro wubatseho. Kandebe niba nabasha kubasharinga kuri aya magambo tugiye kuganira ku bantu batagifite. Kugira ngo nyasome namwe muyareba. Intumwa y'Imana, kuko ni icyigisho cyiza cyane ku muntu wese, ndifuza yuko yazafata umwanya akakigaho. Intumwa y'Imana ni kuri paje ya 68. Ndabona mfite n'igisikanye, ariko ndashaka cyane gukoresha, kandebe niba mfitemo soft mbariyo nikoreshereza. Okay, nta kibazo. Ndabona mfite yigize isikanye, ariko ntacyo, reka mbariyo nkoresha. Inzira ifunganye ni ingingo ikomeye cyane nshaka yuko tugiye kuganiraho, buretse ku cyigisho kiri buze kuba kimbitse cyane,
gishingiye ku magambo nshaka yuko turi buze kurebera hamwe. Rero ndagira ngo ntangire nsoma aya magambo, inzira ifunganye. Katwumva ko umuja w'Imana yabivuze, kuko yagaragaje neza urugendo ruheruka ku bana b'Imana. Yaravuze ngo ubwo yari atuye i Battle Creek mu mwaka w'1868, Madame Ellen G. White yarose inzozi ziramukangaranya, kuko izo nzozi zajyaga kure mu mutima abiringira Imana yitoranyirije. Aravuga ati, narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu. Umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo. Twari dufite amagare arunzweho imitwaro. Uko twagendaga, inzira igasa naho imanuka. Ku ruhande rumwe rw'inzira hari imanga nini, ku rundi ruhande rwayo hari umukingo muremure worohereye wera de. Dukomeje urugendo, amagambo aratangaje cyane. Kanyazuminge ndizera ko aribwo muri buyabone nahangaha ngeze. Dukomeje urugendo, inzira igumya kuba imfungane kandi icuramye, bigezaho yafunganye cyane. Tunoganye inama yuko tutongera kugendera ku magara kururwa. Bavandimwe, ndagira ngo babwire ngo aha hantu niho duhagaze, bitewe nuko ubu hari ibintu birimo biba kugeza ubwo turi kubona ko tutagikwiriye gukururana na bya bintu byose. Ndagira ngo babwire ngo iri ni iyerekwa rikomeye cyane umuja w'Imana yeretswe, rigaragaza inzira ifunganye abana b'Imana bagomba gucamo, ikaba ari inzira iheruka. Dukomeje urugendo, inzira igumya kuba imfungane kandi icuramye, bigezaho yafunganye cyane. Tunoganye inama yuko tutongera kugendera ku magara kururwa. Mbese bavandimwe, turi hafi gutangira kumenyera kugenda n'amaguru cyane. Kugira ngo abantu bari hafi mu mujyi wa Kigali ku wa mbere w'iminsi 7 nta muntu winjiraga mu isoko cyangwa se muri gare aterekanye ko yikingije. Ibyo rero ni ibintu bigaragara neza ko tugwiriye kwitegura cyane. Maze tunoganye inama yuko tutongera kugendera ku magara kururwa, maze tuyahambura ku mafarashi. Ibintu bimwe tubikura ku magare tubishyira ku mafarashi, tugenda duhetswe nayo. Uko twicumye, ndagira ngo mwumve aya magambo bashiki banjye bene data. Uko twicumye inze imbere, uko twicumye inzira ikarushaho kuba imfungane, tugenda rwose mu mpatanwa twigengesereye ngo tudatemba mu manga. Uko tugenda twigengesereye dutyo, iyo mitwaro iri ku mafarashi ikagenda yikuba ku mukingo, bigatuma dusukumira kuri ya manga. Mbese uyu munsi hari ibintu byinshi biri gushaka kudutura mu manga, ibyo twikoreye. Hari umuvandimwe uherutse kumpamagara, arambwira ati, muvandimwe Aimable, ati rwose pe, atumva ndagiye, atariko inyamaswa irabiri, aragiye ariko aracyabikunze. Ati inyamaswa irabihekenya. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Umuntu wese usiga byose ku bwanjye, kandi bavandimwe ndababwiza ukuri ko tuzanezerwa. Si ukubabeshya pe, tuzanezerwa, tuzanabona yuko ahubwo twari twaratinze gushyira mu bikorwa umucyo wose Imana yaduhaye. Ariko ndababwiza ukuri yuko ubusharire bubanziriza uburyohe, niko amagambo yanditse mu gatabo k'umugenzi volume ya 2. Bari kuvuga mukristo agiye gutangira urugendo. Yahuye n'abantu bamuca intege bose, ariko uwari wamurangiye inzira yaramubwiye atumva humura, nubwo inzira irimo ibirusha bikomeye cyane, ariko ubwo busharire buzakugeza ku buryohe buhoraho iteka ryose. Mu yandi magambo, twebwe tuzagira iherezo rihoraho ry'umunezero. Uyu munsi ntabwo duhoraho, ariko twahisemo Imana ihoraho.
tuzabana nayo iteka ryose. Imana yacu yabwa icyubahiro. Mwari muzi ko hari igihe kizagera natwe tukabaho iteka ryose? Oya, biranegereje. Reka mbabwire, ku isabato ubwo nari mvuye ahantu nari nasangiye umutsima w'ubugingo n'abandi bavandimwe, nitegereje ukuntu abapolisi baba bahagaze bafite imbunda, nongera gutekereza ukuntu hazabaho igitero gikomeye cyane ku bana b'Imana, bagategura igitero bakavuga bati mu ijoro rimwe mu ntambara ikomeye bati turi buze kubakuraho. Nongera gutekereza ukuntu Imana izagaragaza ububasha n'ubushobozi budasanzwe, ikigaragaza kugeza ubwo ibitero bari bahagurukije bihagarara. Ndavuga nti Imana uzampe kubona uko gusohora kw'ibyo bintu. Numva ibitekerezo byanjye birenze ibyo bintu, bigera ku rufatiro rukomeye cyane rw'ibyiringiro bikomeye buri muntu wese akwiriye kugira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nuko duhambura ya mitwaro yari iri ku mafarashi itemba muri ya manga. Urumva inzira itemba muri ya manga. Imitwaro yari iri ku mafarashi itemba muri ya manga. Dukomeza kugenda ku mafarashi, ubwoba bwatumaze. Noneho tugeze ahashijeho kuba mu matanwa h'iyo nzira, twenda gutemba ngo tugwe. Uwo mwanya bisa naho hari ukuboko gufashwe umushweko kuratuyobora, kutunyuza mu gihitasi. Ahantu harakomeye mu gihitasi. Inzira irushijeho gufungana. Mwumve neza, inzira irushijeho gufungana, tumasha ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi, tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo. Amena. Hari ibintu by'abintangaza. Umuntu uri muri Aziya, umuntu uri ku mugabane w'i Burayi, umuntu uri ku mugabane wa Amerika, ugasanga ntabwo twigeze twicara hamwe, ariko ugasanga duhuje ibitekerezo ngo iyo nzira uko ukomeje gufungana ngo dukomeza kugenda turi ku murongo. Njye nitegereza cyane iyo umuntu ageze ahantu hari utuyira, akayira gafunganye gatoya. Mwari muzi ko no gutambika ibirenge bitakunda, ahubwo ikirenge urambura ikirenge. Nubwo abantu mwaba mukundana, kwa kundi abantu bagenda bavuga ngo sheri ishushu, bagenda bafatanye, iyo mugeze mu nzira ifunganye ihita ibaha umurongo, mwese mukagenda umwe areba mu bitugu by'undi. Nguru urugendo rwacu rero Imana yifuza ko tunyuramo. Aha hantu ngeze muhumve neza. Ako kanya imirungo imanuke, mwumve. Inzira irushijeho gufungana, tumashe ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi, tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo. Umuntu agakandagira aho undi ashinguye ikirenge. Ako kanya imirungo imanurirwa ku mukingo wera de, tuyisingira n'ingoga ngo idukomereze mu nzira tudateshuka amasezerano y'Imana. Nitwasigana n'iyo mirunga, tujyanirana nayo. Bigeze aho inzira irushaho gufungana, tubona ko ibyatworohera ari ugukwetura inkweto. Turazikwetura, tugenda intera tutazambaye. Bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura amasogisi, nayo turayiyambura tugenderaho. Maze mwumve neza iyi ngingo ngezeho rero, muyumve neza. Urumva kuko hari kugenda haba ikintu, hari kuba igikorwa kidasanzwe. Gusiga imitwaro, kuva ku mafarashi, kugenza amaguru, gukuramo inkweto, guta imitwaro mu manga, gukuramo amasogisi. Ibyo bintu byose biri kugenda biba. Buretse mwumva amagambo tugiye gusoma rero. Mushiki wacu Yvonne turi gusoma mu gatabo kitwa Intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana turi gusoma ni kuri page ya 100, ni iki ngiki. Page ya 68 niho ndi gusoma ari amagambo. Reka nsome noneho aya magambo tuyumve neza. Aha ngeze muhazirikane.
maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti mbese ubu bari he? Hariho ikibazo. Mbese ubu bari hehe? Ntibari bari muri iryo tsinda. Hariho akadomo. Iyo hagiraga ikiba, bamwe basigaraga inyuma, abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Usharire bubanziriza uburyohe, ubyumve neza. Mwabyumvise? Baravuze ngo iyo hagiraga ikiba, hari abasigaraga. Yakwitegereza kurekurira imitwaro mu manga, abandi bakaba bayirekuye, akaba arasigaye agasigarana n'imitwaro, abandi bagakomeza. Hakaba hari abihanganye bakagenda, bagera imbere byaba ngombwa gukuramo inkweto. Ati ahangaha wongeze simashoboye, akaba arasigaye. Bakongera bakavansa, bakagenda bagera imbere. Bakabuzanya kugura no kugurisha, akaba arasigaye. Kureka akazi, akaba arasigaye. Uko kuntu abantu bagenda basigara. Yaravuze ngo iyo hagiraga ikiba, Imana yatangije ishungura, kandi ubu buri muntu uri gusigara byiteka. Niko amagambo yanditse. Abantu batigeze bimenyereza imibabaro, niko ngo uko hagiraga ikiba, niko bagendaga basigara. Icyabaga cyose cyasigaga abantu ku nzira. Mbese amagambo murayumvishe bene data, reka nyasubiremo neza, muyumve neza, kugira ngo mbone uko twinjira mu cyigisho nyirizina. Haravuga ngo maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti mbese ubu bari hehe? Ntibari bari muri iryo tsinda. Iyo hagiraga ikiba, bamwe basigaraga inyuma, abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Akaga baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza ku mperuka. Mbega amagambo meza cyane, mwumve neza, araryoshye. Ngo akaga babonagamo imbere, ngo kabashishikarizaga gukomeza kujya mbere kugeza ku mperuka. Mbese bavandi, mwebwe muri kubona ibi bihe twagezemo, muri kubona birimo birabaca intege ngo mwumve mwasubira inyuma, cyangwa muri kumva murushaho gushirika ubwoba mwumva mwakwatanya imbere? Nje numva rwose narafatiyeho, numva rwose ngomba kwiruka, kuko ndimo ndavuga ahubwo bitinze kuza ngo tubisingire. Damuru urakoze cyane. Tugomba gusiganirwa, niko ba Pawulo bavugaga, tugomba gusiganirwa aho dusiganirwa kugera. Tukiruka cyane. Uko barushagaho ngo kubona ibyo bintu, niko barushagaho kujya mbere. Imana yacu yabwa icyubahiro, kuko isezerano Imana yatanze izarisohoza, yuko izarangiza uru rugamba. Akaga ko kwenda gutemba karushaho kwegera, akaga ko kwenda gutemba karushaho kugwira. Tugumya kugenda twegamiye wa mukingo wera, ariko tukabura aho dukandagiza ibirenge neza mu nzira, kuko hari mu matanwa. Noneho imbaraga zacu zose zisigara zifashwe na ya mirunga. Turarangurura tuti twakomejwe no hejuru, amena. Kandi n'uyu munsi dukomejwe no hejuru. Naho ubundi baba baratumize bunguri, ndababwiza ukuri, twakomejwe no hejuru. Abari muri iyo nzira ifunganye bose bikiranyaga ayo magambo. Rero bavandimwe, ikintu kinejeje aya magambo asoza, nuko amagambo yenda iyo mirunga, umurunga warakuraga kugeza ku rwego rw'uko usigara ungana n'umuntu ubwe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka rero dukomeze icyigisho cyacu. Aya magambo nyasomeye kugira ngo tuze kumva neza icyigisho. Suzuma urufatiro wubatseho. Niyo magambo tugiye kwiga rero, kuko
abantu barangije urugendo bagomba kuba bubatse kuri iyi ngingo. Suzuma urufatiro wubatse. Mbese n'urufatiro rumeze rute? Matayo igice cyaho cya karindwi umurongo wa 24 kugeza 27. Matayo igice cya karindwi umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27 handitse amagambo tugiye gusoma. Aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzira iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Muri aya magambo dusomye, icya mbere harimo umunyabwenge, harimo umupfapfa, harimo urutare, harimo inzu, harimo umusenyi, hariho kubaka, hariho umuyaga, umuraba ndetse no kugwa. Ibi bintu byose tubisomye muri iki gice. Iyo dusomye mu bahirwa ni bande kuri page ya 96, abahirwa ni bande nkoresheje iki ngiki kuba gifite kuba kizi. Page ya 96 abakoresha soft mwazarebera ku kagingo kavuga ngo iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Niho mwazarebera. Baravuze ngo haranditse ngo Yesu yaravuze ati, umuntu wese uzakira aya magambo mbabwiye akayagira urufatiro rw'imico ye n'urw'ubugingo bwe azabera nk'uwubaka amazu ku rutare. Aya magambo ari meza cyane. Igihe Yesu yaganiraga n'abantu akababwira ibigendanye n'ibyo kubaka inzu, baravuze ngo mu mbaga y'abantu yari ikikije umukiza hari benshi bari bamaze igihe kirekire batuye ahegereye inyanja y'i Galileya. Igihe bari bicaye mu ibanga ry'umusozi bateze amatwi amagambo ya Kristo, bashoboraga kureba ibibaya n'imyonga aho imigezi yo mu misozi yanyuraga ijya mu nyanja. Kenshi ku mpeshyi iyo migezi yarakamaga hagasigara umugende urimo umukungugu gusa. Ariko igihe imvura y'umuhindo yagwaga ku misozi, imigezi yaruzuraga igahorera, ndetse rimwe na rimwe igasendera mu bibaya. Umwuzure wayo ugahitana ibintu byinshi. Ndetse kenshi n'amazu abahinzi b'abakene babaga barubatse mu bibaya bibwira ko nta kaga kayageraho, yatembanwaga no kuzura kw'iyo migezi. Ariko hejuru ku misozi amazu yubakwaga ku rutare. Mu turere tumwe tw'icyo gihugu amazu yabaga yubatswe ku rutare gusa, kandi amenshi muri yo yari yarabashije kwihanganira umuyaga w'ishuheri imyaka myinshi. Ayo mazu yubakwaga muri ubwo buryo buruhije kandi bukomeye. Kugera kuri ayo mazu ntibyari byoroshye, kandi aho yabaga ari ntihakururaga abantu, ntabwo habaga hashamaje. Kandi ko ibintu abantu bafata nko gusazi, ibintu ahantu aya mazu yabaga ngo ari ntihakururaga abantu. Yego, ntabwo hakururaga abantu. Ntabwo hakururaga abantu nko mu kibaya kirimo ibyatsi. Ariko ayo mazu yabaga yubatswe ku rutare, kandi iyo umuyaga, umwuzure n'umuraba byayikubitagaho ntibyagiraga icyo biyatwara. Igihe Yesu yari ari hafi y'inyanja ya Galileya, yitegereje amazu yari yubatswe ku musozi, anitegereza n'amazu yari ari mu kibaya. Amazu yari ari mu kibaya niyo yagaragaraga neza, ni nayo yari ashimishije, ni nayo yari ashamaje. Ariko ndababwiza ukuri yuko ngo igihe cyose y'imvura yagwaga,
imigezi kuzura, amazu ari ku rutare hejuru niyo yasigaraga akomeye. Ariko bitewe n'ukuntu inzu yo ku rutare ivuna ngo ntabwo yabaga ishamaje. Za zindi bacukuye vuba vuba bakahita bubaka vuba vuba bakazamura ubukristo bwabo, byabaga ari ibintu bimeze neza rwose bishimishije. Nguru urufatiro tugiye kwigiraho rero, kuko tubonyemo ibintu bikomeye cyane. Tubanze turebe rero urutare ni iki. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 32 umurongo wa 4, urutare ni iki? Icyo gitare umurimo wacu uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ikimanza zitabera, iratunganye. Uwiteka ni igitare cyanjye. None iki gitare kivuzwe hano mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 4 ni ikihe? Ubwo turimo turabanza kureba urutare dukwiriye kubakaho, kuko tubonye ko inzu zo ku rutare arizo zikomera. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 22 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 haravuga ngo ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye. 3, ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye, ni ubuhungiro bwanjye, ni umukiza wanjye unkiza urugomo. Imana yacu yabwa icyubahiro. None iki gitare urutare ninde? Zaburi 18 umurongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho. Amen. Mbese buribuka inyamaswa yitwa impereryi ngo zizi ko zidafite imbaraga, zifite ngo ubusanzwe ngo nta mbaraga zigira, ariko ngo zihungira mu rutare. Muzogera mwiga icyo kigiro. Ubu natwe zubaka mu rutare, ziyubakira amazu mu rutare, zizi ko zitarwana, ifarashi je yazikandagira, igisiga cyazitwara, ziyubakira amazu mu rutare. Koko turuswa ubwenge n'impereryi. Reka babwire, biragoye cyane kumena urutare. Yesu Kristo ni urutare rw'iteka, niwe dukwiriye kubakaho. Turaje turebe uko dukwiriye kubaka. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye, Imana yacu yimbaza. Ni igihome kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye, mpungiraho iteka ryose. Impereryi iragenda ikihisha ngo mu rutare. Intare ntiyarumena, reka da. Intare ntiyamena urutare, yarumena se, reka da. Nawe ubwawe wajya wakubita ipiki se wayikubita urutare? Njyane najyaga ndeba abantu bajya kurwana n'urutare, bagamara iminsi bagacanira bakagira bate, bagakubita reka inyundo zigashira. Hari amagambo yanditse mu ntambara ikomeye bari kuvuga ku cyigisho cyitwa ngo ubugorozi mu Bufaransa. Mufate intambara ikomeye aya magambo tuyasome. Ibyanditswe byera n'umurinzi wacu rwose. Icyigisho cya 15 numva amagambo akomeye cyane bahanditse, intambara ikomeye bavuga ku ijambo ry'Imana. Kuri page ya 209 baravuze ngo hasi. Umunsi umwe Voltaire wahakanaga Imana yavuganye ubwirasi agira ati, ndambiwe kumva abantu basubiramo ko abagabo 12 aribo bashinze idini rya Gikristo. Nzabereka ko umuntu umwe, burareka babwire abantu nimubona bihandagaza bakarwanya Imana, muzabasabire wenda byibuze imitima yabikorwaho bihana, ariko ubundi batsindwa ku mugaragaro. Voltaire mwumvisha amagambo yavuze. Nzabereka ko umuntu umwe wenyine ahagije kugira ngo arisenye. Kuva Voltaire apfuye hashize imyaka myinshi, abantu miliyoni nyinshi bagiye ku rugamba rwo kurwanya Bibiliya.
nyamara ntawe ashoboye kugera ubwo ayizimangatanye, ku buryo abantu ahantu habarizwaga Bibiliya 100 mu gihe cya Voltaire, ubu hari amakopi 100,000 by'igitabo cy'Imana. Mu magambo y'umugorozi umwe wavuze ibyerekeye itorero rya Gikristo, yaravuze ati Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi, Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryasajishije inyundo nyinshi zarahashiriye. Imana iduhe kumera nk'imere ryizihishe muri aho ngaho, ngo Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryashajishije inyundo nyinshi zarashaje. Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryashajishije inyundo nyinshi. Uhoraho yaravuze ati ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Mu mwaka wa 300 muri za 68, igihe akarengane kavuzaga ubuhuha ku gihe cya Nero, hari ikintu cyabaye. Umwana w'imyaka 13 yabwiye umusirikare wari ugiye kumurenganya, wari ugiye kumwica, afite inkota. Aramubwira ati ariko nkawe uracyari mutoya, wari ufite generation, wari ufite igihe cyiza, ati ariko ubundi biranashoboka ko ukiri mutoya. Ntabwo wari wamenya. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa baranditse baravuga ngo igitsure cya Nero cyahindishaga isi umushyitsi kurusha Mugiga. Icyo gihe bavugaga icyorezo gikomeye Mugiga. Ariko buretse ko iyo usomye nyine banditse ko ari icyorezo gikomeye cyane cyica, ukoresheje icyongereza banditse Mugiga. Ngo igitsure cya Nero cyahindishaga isi umushyitsi kurusha Mugiga. Uwo musirikare yabajije uwo mwana w'imyaka 13 aramubaza ati ariko ese uzi igitinyiro cy'umwami Nero, waba waracyumvise neza? Umwana aramubwira ati ariko urinda umbwira ibyo, uzi igitinyiro cy'umwami w'abami Yesu Kristo igikomangoma Emmanuel. Uwo musirikare yitegereje ubutwaro uwo mwana yari afite. Ndagira ngo babwire ngo icyo giti yamwiciyeho, bamutwikiyeho, uwo musirikare bidateye kabiri nawe yakigiriyeho. Nibuye ry'umucuzi ryashajishije inyundo nyinshi, kandi nta rurimi na rumwe baciriye nta rurimi na rumwe ruzaguhagurukira kukuburanya, ruzagutsinda. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana yacu rizahora iteka ryose. Amategeko ye yose nayo kwiringirwa, ahoraho iteka ryose ntahinduka, ashingiye ku murava no ku butungane. Ibyubako byose ku bushobozi bw'umuntu bizasenyuka, ariko ibyubakwa ku rutare ari ryo jambo ry'Imana ridahinduka bizahoraho iteka ryose. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ari amagambo umuntu asoma akumva n'ubwo wasoza. Imana yacu ihimbaza. Mbega amagambo y'inyamibwa. Twari turi kuri iki gitare. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere murongo wa 10. Urwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 murongo wa mbere. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije. Murongo wa 2, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Gutegekwa na Mose. Bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka
na bya byo kunywa by'umwuka. Murongo wa 4, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ubwo rero ingingo ya mbere tubonye aho tugomba gushyira fondasiyo, aho tugomba kubaka ni ku rutare. Urwo rutare ni Yesu, ni Yesu Kristo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Icya kabiri, abafite udukaramu mwandika. Icya kabiri, tugeze ku nzu. Inzu rero irimo imigabane 4. Umugabane wa mbere, inzu ishobora kuba umuntu ku giti cye. Matayo igice cya 12 umurongo wa 43 haravuga ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabura. 44 akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubu iteguwe. Ubwo rero umugabane wa mbere, umuntu ashobora kubaka kuri urwo rutare umuntu ku giti cye, inzu umuntu ku giti cye. Umugabane wa kabiri, inzu ishobora kuba umuryango. Zaburi 127 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 baravuga ngo ubwo bivuze ngo umuryango ushobora kubaka nawo ku rutare. Bivuze ngo umuryango, umuntu ku giti cye, bakwiriye kubaka ku rufatiro rumwe. Nta rundi rufatiro twahawe, ntarwo. Ni Yesu Kristo wenyine wabambwe. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Murongo wa 2, bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima n'uw'umuru. Niko aho akunda ibitotsi. Dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero umuryango ushobora kuba inzu nayo yubaka ku rutare. Kandi umugabane wa 3, inzu ishobora kugereranywa n'ishyanga. Ubwo turi kubona yuko yaba umuntu ku giti cye, yaba umuryango, yaba ishyanga, bose bagomba kubaka ahantu hamwe. Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 6, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe. Ubwo hano ni ishyanga ry'Imana. Yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwab'inzu ya Isirayeli mwe. Ubwo rero inzu, umuntu ku giti cye, umuryango, inzu, ishyanga nk'inzu. Kandi nanone si ibyo gusa, nanone itorero rya Gikristo naryo ni inzu, ni umugabane wa 4. Ubwo rero inzu, umuntu ku giti cye, inzu, umuryango, inzu, ishyanga, inzu, itorero rya Gikristo. Urufatiro aho rugomba kubakwa ni hamwe, rugomba gushyirwa ahantu hamwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15 haravuga ngo nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba. 15, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikira. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ubwo rero hari inzu nk'umuntu ku giti cye agomba kubakaho. Hakaza umuryango, kubaka ku rutare. Ishyanga, kubaka ku rutare. Itorero, kubaka ku rutare. Niyo mpamvu avuze ngo ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikira. Ariko icyitonderwa hano, icyitonderwa, abantu benshi bakunda kuvuga ngo itorero ryubatse kuri Petero. Iyo dusomye Matayo igice cya 16 umurongo wa 18, nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare,
kandi amarembo y'ikuzimu ntazarisha. None Petero ni urutare. Petero mu kigiriki bavuga Petros, akabuye gato, Petros, ariko Petra ni urutare. Rero niyo mpamvu nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza Petero nk'urutare, ahubwo Bibiliya ahantu hose ivuga urutare ni Yesu Kristo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka iki kintu nyivugaho muri ubu buryo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Kiliziya Gatolika ikomoka ku ntumwa. Reka mbabaze abashiki banjye bavandimwe, mbese Constantino yari intumwa ya kangahe mu ntumwa 12? Yari intumwa ya kangahe? Mbese yitwaga nde? Yari yinde mu mazina? Yari intumwa ya kangahe? Kandi tubona ko intangiriro ya Constantine 313 ariho Kiliziya Gatolika itangirira. None ariko reka mbabwira abantu twararushye turagenda tukabinjije ku rwego ruhambaye. Ndabizi ko ubwo bujiji nabo maze igihe kirekire, ariko ndasabira bene data kugira ngo Imana ibahumura amaso. Iyo umuntu akubeshya ngo itorero ry'intumwa nibyo ryabyaye Kiliziya Gatolika, wakwibaza ngo Kiliziya Gatolika yamariye kwicuma abana b'Imana miliyoni zirenga 60 zapfuye. Wakwibaza ngo abo bantu bazizwaga Bibiliya intumwa niko zakoze. Ariko kuki mudahumuka ku maso bene data? Ibi bintu bijya bimbabaza, ibi bintu birambabaza kubona ukuntu abantu bagenda bakizera amajyejuru. Ira rero nicyo bita kubaka ku musenyi. Urumva itorero ry'intumwa rifite uruhererekane. Aba waridensi bari ibisigazwa by'itorero ry'intumwa kuko bakomokaga ku ntumwa. Kwizera intumwa zari zifite niko kwizera abavoduwa bari bafite. Urwo ruhererekane rurakomeza kandi na n'uyu munsi kwizera intumwa zari zifite niko tugomba natwe kugira. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino handitse amagambo akomeye cyane, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho arirwo Yesu Kristo. Arirwo Yesu Kristo. Reka tujye ku ngingo rero bita kubaka. Ubwo tugiye kubaka. Matayo igice cya 7:24 bavuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ubu rero twabonye urufatiro Yesu Kristo, tugiye kubaka. None kubaka ni iki? Uko turushaho kwiga ibyanditswe byera niko ibiri muri twe ibiturimo bizagenda bituvamo. Amena. Niko ibiturimo, uko turushaho kwiga ibyanditswe byera niko ibiturimo bizagenda bituvamo. Aya magambo yanditswe mu bakurambere n'abahanuzi kuri page 105. Baravuze ngo Imana yagaragaje mu ijambo ryayo ibyangombwa umuntu wese yuzuza kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho, ari byo kumvira amategeko y'Imana tubiheshejwe no kwizera Kristo. Imana yahisemo umuco uhuje n'amategeko yayo, kandi umuntu wese uzagera ku rugero rushyitse rw'iby'Imana ishaka azinjira mu bwami bw'ikuzo. Kristo ubwe yarivugiye ati uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ku bijyanye n'agakiza umuntu wese azahabwa ku munsi w'imperuka, uko niko gutoranywa konyine kugaragarira mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese utinya kandi agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite yaratoranyijwe. Bavandimwe mwumva aya magambo. Umuntu wese utinya agashakisha agakiza ke bwite, uwo muntu yaratoranyijwe. Mbese bavandi, iri toranya ryakugezeho? Umuntu akaririra agakiza ke bwite. Iri toranya ryakugezeho? Ubitekereze, ntabwo ndi gusaba ibisubizo, nanjye mba mbyibaza bavandimwe.
Imana yacu yabwa icyubahiro kuko ni itoranya rikomeye. Haravuga ngo umuntu wese utinya kandi agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite yaratoranyijwe. Umuntu wese wambara intwaro maze akarwana intambara nziza yo kwizera ari mu batowe. Hatoranyijwe uhora ari maso asenga, akarondora mu byanditswe byera, kandi agahungira ibishuko kure, agahunga ibishuko. Hatoranyijwe uhorana kwizera kandi akumvira ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Mwabyumvishe kubaka gucungurwa byagenewe abantu bose kandi ku buntu. Bazagendera ku mabwiriza yatanzwe, bazanezezwa n'umusaruro w'uko gucungurwa. Imana yacu yabwa icyubahiro. Turi ku ngingo yo kubaka. Yohana igice cya 5:24 haravuga ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze ku bugingo. Ubugingo bwa Kristo we uha abari mu isi ubugingo buboneka mu ijambo rye. Ubugingo bwa Kristo we uha abari mu isi ubugingo buboneka mu ijambo rye. Ijambo rya Kristo niryo yakirishaga abarwayi kandi akaryirukanisha abadayimoni. Niryo yaturishaga imiraba y'inyanja kandi niryo yazurishije abapfuye. Abantu bahamije ko ijambo rye ryari riherekejwe n'imbaraga. Yumvikanishije ijambo ry'Imana ari naryo ryajyaga rivugira mu kanwa k'abahanuzi n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Bibiliya yose uko ingana ni ukwigaragaza kwa Kristo, kandi umukiza yifuza ko abigishwa be bashingira ukwizera kwabo ku ijambo rye, kugira ngo igihe bazaba batakimurebesha amaso, ijambo rye rizakomeza kubabera isoko y'imbaraga nk'uko umwigisha wabo yabagaho. Birakwiriye ko nabo batungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Abahirwa ni bande? Kuri paje ya 96 Yesu yaravuze ati umuntu uzakira aya magambo mbabwiye akayagira urufatiro rw'imico ye n'urw'ubugingo bwe azamera nk'uwubaka inzu ye ku rutare. Imana yacu yabwa icyubahiro. Munkundire mufate Bibiliya zanyu dusome aya masomo. Irya mbere Yohana 6:63. Yohana igice cya 6:63 haranditse ngo umurongo wa 63 haravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ijambo rya Kristo niryo rufatiro rukwiriye kubakishwa ku rutare. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 19. Abefeso igice cya 2 turasoma ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 20. Haranditse ngo nuko nimukira abashyitsi n'abimukira. Nimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo we niwe buye rikomeza imfuruka. Imana yacu yabwa icyubahiro. Umurongo wa 21 haravuga ngo muri we inzu yose iteranyijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Imana yacu ihimbaza. Aya magambo aragaragaza ikirere nuko Yesu Kristo ijambo riva mu kanwa ke rifite ububasha n'imbaraga byo gukiza umuntu wese ushaka agakiza. Luka igice cya 6 umurongo wa 47 ndetse no wa 48 haranditse ngo umuntu wese uzahondi akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabereka ukwasi. Wumve turi ku ngingo bita kubaka ku rutare. Mwumve aravuze ngo umuntu wese uzahondi. None Yesu tumusanga gute? Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 2 kuri page ya 66 haravuga ngo Yesu Kristo tumusanga biciye mu isengesho, kandi igihe twiga ijambo rye tuba turi kuganira nawe
kuko ari umutsima w'ubugingo. Umuntu wese uza ahondi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa. 48 asa n'umuntu wubaka inzu ye, wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye ururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Kugeza aha ngaha turi kumwe bavana, mwumvishe kubaka. Umuntu wese akumva ijambo ryanjye akarikomeza akarishyira mu bikorwa, uwo muntu niwe wubaka ku rutare. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Uwo niwe wubatse ku rutare. Ibintu by'Imana biba bisobanutse ku rwego ruhambaye. Kubaka rero tumaze kubibona. Katurebe rero ni ukubaka ku rutare, katujye ku ngingo yindi, kubaka ku musenyi. Kubaka ku musenyi niyo ngingo tugezeho. Kubaka ku musenyi mu ntambara ikomeye kuri paje ya 369 haravuga ngo uko abantu bagenda birengagiza inyigisho z'ijambo ryayo, Imana ibakuramo umwuka wayo maze ikabareka bagasakirana n'ibibashuka bakunda. Uko ngo abantu bagenda birengagiza inyigisho z'ijambo ry'Imana, Imana ibakuramo umwuka wayo maze ikabareka bagasakirana n'ibibashuka bakunda. Ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2 kuri paje 103 hari amagambo ahanditse. Ni umuzingo wa 2 kuri paje 103. Iyi ni volume ya 2, paje 103. Baravuze ngo iyo abantu badategekwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wayo, baba ari ingaruzwa muheto za Satani umwanya wari wose baba barimo. Niba abantu badategekwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wayo, baba ari ingaruzwa muheto za Satani. Hari abantu usanga rwose akubwira ngo rero ngo ibintu byo kwirirwa ngo muvuga ngo kwiga ijambo ry'Imana ngo tuzasenga gusa, ariko ijambo ry'Imana rigomba kuba ari umutsima w'ubugingo. Petero nawe aravuga ati buri muntu wari wese agomba guhora yiteguye gusubiza umuntu wese umubajije impamvu z'ibyiringiro bye, kandi handitswe ngo ni inkingi ikomeye. Inzara y'ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo ka 866 haravuga ngo abatita ku ijambo ry'Imana ubu ngubu, abatita ku ijambo ry'Imana ubu ngubu ntibaryige kandi ntibariha agaciro karyo kose nk'uko rivugwa n'abagaragu b'Imana, bazagira impamvu yo kurira bashaririwe mu gihe kizaza. Mbega amagambo akomeye. Neretswe ko mu gihe cy'amateka Uwiteka ku iherezo ry'ibihe azazenguruka isi. Azazenguruka. Ubu se ntari kuyizenguruka. Ubwo nibwo ibyago biteye ubwoba bizatangira kwisuka ku isi. Ubwo nibwo abasuzuguye ijambo ry'Imana, abatararihaye agaciro, bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi. Wumve ntabwo bazaba bari gushaka ubuce n'ibishyimbo byabuze, ntabwo bazaba bari gushaka ngo izuba ryabuze oya, bazaba bari gushaka ya magambo. Ubivuze ngo bazaba noneho bari gushaka kubaka ku rufatiro, ariko bazaba barakererewe. Bazaba bari gushaka ijambo ritanga ubugingo. Ubwo nibwo ibyago biteye ubwoba bizatangira kwisuka ku isi. Ubwo nibwo abasuzuguye ijambo ry'Imana batararihaye agaciro bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka kandi ntibazaribona. Igihugu gifite inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Amosi igice cya 8:12 mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze baranditse baravuga ngo abantu bazanazana amafaranga ngo bayakubite imbere y'abagaragu b'Imana ngo nimugende mukora umurimo, ngo bazabashishuriza ngo muramenye ngo igihe cyo gukora umurimo cyararangiye, mwarakererewe. Ngo iyo mitungo ngo izabamerera nk'umutwaro, nk'umusozi wenda kubagwira. Ngo bazarira ngo iyo tuza kuba twaratanze iyo mitungo ngo ikora umurimo, ngo ariko bazasanga barakererewe. Igihe umuntu azumva akeneye kumva ijambo rihumuriza, si uko bazaba badafite za Bibiliya, bazaba bazifite, ariko
ntabwo bazaba bafite imbaraga iryumvikanamo. Abantu bararikerenza bakantera agahinda. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose kuri paje y'ijana na 87 aravuga ngo uko turebwa imbere y'Imana ntibiterwa n'umucyo twahawe, ahubwo biterwa n'uko tuwukoresha. Kuwukoresha ni ugushyira mu bikorwa, niko kubaka ku rutare. Nuko rero abapagani bakora ibyo gukiranuka bakurikije urugero bashobora kumenya, baruta abantu bafite umucyo mwinshi bigisha ko bakorera Imana, ariko bagakerensa umucyo, bakagira inyifato inyuranye n'ibyo kwizera kwabo kwigisha. Intambara ikomeye paje 476 aravuga ngo abantu bose bagundira imico yo gukora ibyaha baramaze kurasirwa n'umucyo, cyangwa bagakora ibyaha nkana, baba bihamagarira ibishuko bya Satani, bitandukanye n'Imana ubwabo kandi bakivanya mu cyanya cy'uburinzi bw'abamarayika b'Imana. Kandi igihe umurimbuzi abateze ikigoyi, basigara batakigira ikibakingira, bahera ko bakagwa mu rugikubita. Abiyeguriye gutegekwa n'imbaraga za Satani ntibabasha kumenya iherezo ry'ubugingo bwabo. Iyo bamaze kurunduka, umushukanyi bagira igikoresho cyo kuroha abandi mu irimbukiro. Aya magambo arakomeye cyane. Fate Bibiliya zanyu dusome aya magambo, aya masomo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4. Kadusome aya magambo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo igice cya 4 umurongo wa 3. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, nabo bakaka umusenyi, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikira imigani y'ibinyoma. Nibyo narindi kuvuga nti iyo mubona umuntu avuga ngo itorero ryubatse ku ntumwa, ngo ryubatse ku rufatiro rw'intumwa, kandi ubwo arimo aravuga ibyo, ari gusenga, ari kujya gusoma igishushanyo cy'ikirenge cya Petero kiraho, kandi Petero bamuciriye bamuhambye bamucuritse i Roma, kandi abamubambye ni abakayizari, kandi umwuka urangaga abakayizari niwo mwuka uranga abapapa. Kubaka ku musenyi. Hari amagambo akomeye cyane. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 7. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. Rero iyi niyo mpamvu nababwiye ko mufata udukaramu, muretse ko ni inyandiko nidusoza ndaza kuyibaha. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza kwa 14 haranditse ngo, muretse mwumve, haravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri. Mu yandi magambo, kuko batigeze bakunda ijambo ry'Imana ngo ribashobotse kubaka ku rutare. Kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizera by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe iteka. Si uko Imana ariyo yohereza ubushukanyi, ahubwo nuko abo bantu baba barakomeje kurindwa igihe kirekire, Imana noneho ibareka, noneho bya bindi bararikiye bakaba ari byo bahura nabyo, kuko Imana itanga umudendezo. Ariko bene data bakundwa n'Umwami wacu, umurongo wa 13, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko yereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva mu mwuka no kwizera ukuri. Nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu yahabwe icyubahiro.
aya masomo yose agenda tugaragariza neza ikintu bita kubaka ku musenyi. Ariko se abantu ntibubaka ku musenyi ko bukeye nuko bwije? Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8 haranditse ngo igice cya 4, nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Muzi amategeko twahawe n'umwami Yesu kubategeka aya ariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. 7, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Murongo wa 8, nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu, yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Kandi koko ni ingenzi cyane kumva aya magambo. Niyo mpamvu Yesu Kristo asoza aya magambo mu gice cya Matayo, mu gice cya 27 cya Matayo, yasoje aya magambo avuga amagambo akomeye cyane. Murongo wa 26 mu gice cyaho cya 7, igice cya 7 twari twahire ku murongo wa 24, ariko mwumve kubaka ku musenyi no kuntu Yesu yasoje avuga. Yaravuze ngo 26, kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupapa wubatse inzu ye ku musenyi. Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka atangaje cyane nshaka kubasomera. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kamasomera ayo magambo ku kagingo ka 633, Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Abagifite muraza kureba kuri ako kagingo ka 600, paragarafi ya 633, baravuze ngo turi kuri iyi ngingo bita kubaka ku musenyi. Mvu ukuntu umuja w'Imana yavuze. Magana 633. Ayo magambo ndashaka kuyasoma. Haravuga ngo haravuga ngo ubwo ishungura rizaza. Mwumve neza, umwumve ubwo ishungura rizaza. Kanyezumingi. Haravuga ngo ubwo ishungura rizaza bitewe no kwinjiza inyigisho z'ibinyoma, abo basomyi b'amajyejuru badafite aho bashikamye na hamwe bazamera nk'umusenyi utemba. Aya magambo ateye ubwoba. Bazamera nk'umusenyi utemba, bazanyerera bahitemo guhagarara mu myanya yose ihamanya n'ibyifuzo byabo bishaririye, kuko banze kwakira urukundo rw'ukuri bazafatwa n'uburiganya bw'umwanzi, bazakurikira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi ngo bazava mu kuri, bazava mu byizerwa. Iyi nyigisho
abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibyanditswe byera ngo kubyiga ngo nta kintu ngo bimaze. Ndagira ngo babwire ngo uko umuntu agenda arushaho kwirengagiza inyigisho z'ijambo ry'Imana niko arushaho guhinduka mubi, kandi amagambo akomeye cyane. Harimo n'abandi bahindukira bakavuga batari ko se ubundi ibyo bintu ngo umuntu wize byinshi wazabazwa byinshi, ariko nanone n'umuntu wigira injiji ku bushake nawe azabibazwa. Iyo ni ingingo ikomeye cyane. Abahirwa ni bande? Ngiye kubasomera amagambo bavuze ku kubaka ku musenyi. Ndimo nihutira no kugana ku musozo. Mu bahirwa ni bande kuri page ya 98 baravuze ngo 98 ku bijyanye no kubaka ku musenyi. Baranditse ngo haravuga ngo yewe muntu ugishingira ibyiringiro byawe ku narigi, uri urubaka ku musenyi. Yewe muntu uri gushinga ibyiringiro byawe uri gushinga ibyiringiro byawe ku narigi, uri urubaka ku musenyi. Ariko ntabwo wakererewe cyane ku buryo utabasha guhunga kurimbuka kukwegereje. Umuraba utari wahore, hungira ku rufatiro nyakuri. Umwami Imana iravuga iti, dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Nimumugukire mukizwe, mwe abari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana, nta yindi ibaho. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza, niko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari ibyiringiro ku muntu ushobora gusanga yari yubatse ku musenyi. Imana yacu ihimbazwe. Izindi ngingo zisigaye hari umuraba. Iyo dusomye ibigendanye n'umuraba mu butumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2, umuraba hari imyigishirize y'uburyo bwose nk'uko ibyanditswe byera bivuga, tudatembanwa n'umuraba. Inyigisho nazo zishobora kuba kugeranwa n'umuraba. Muri Yakobo igice cyawo cya mbere umurongo wa 6, iri somo reka turisome rigashimangirwa n'ibyahishuwe igice cyawo cya 12 umurongo wa 15 ndetse kugeza ku murongo wa 16. Ndashaka ko dusoma Yakobo igice cya mbere umurongo wa 6. Haravuga ngo, haranditse ngo, ariko rero ni amagambo akomeye. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Tugomba gukora ibintu byose, gusaba Imana, gusenga, twizeye ko ufite ububasha n'ubushobozi. Kuko turamutse tutizeye Imana, byazatumerera nk'uyu muntu wubaka inzu ye, ariko rukaba ari urufatiro ruri aho gusa. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 15 haravuga ngo, kugeza ku murongo wa 16 haravuga ngo, icyo cyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imiruruzi rwa cya cyoka cyari cyaciriwe. Turi kubona inyigisho z'ubuyobe, turi kubona akarengane, ibyo bintu byose bikubiyemo aho ngaho. Byose nagira ngo babwire ngo umuntu wubatse inzu yo ku rutare nta kimira bizigera itwara urwo rufatiro. Niyo mpamvu ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2 kuri page ya 92 haravuga ngo, ubwo iherezo rizaba ryegereje, umurimo uzarushaho gukomera, kandi urushaho gusaba gukorana umuhati. Abantu bose bakorana n'Imana
gushishikarira kugira kwizera kwahawe abatoranijwe. Ntabwo bazateshurwa n'ubutumwa ntabwo bazateshurwa mu butumwa bugenewe iki gihe bwatangiye kumurikishiriza isi ubwiza bwabo. Nta kindi kintu gikwiriye guharanirwa uretse ikuzo ry'Imana. Nta kindi kintu gikwiriye guharanirwa uretse ikuzo ry'Imana. Urutare rwonyine ruzashikama ni urutare rw'iteka. Ukuri nk'uko kuri muri Yesu Kristo ni rwo buhungiro muri iyi minsi iheruka y'ubuyobe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Zaburi 27:5 haravuga ngo, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumisha mu ihema rye, mu bwisho bwo mu ihema rye niyo azampisha. Azancira hejuru amagarika ku gitare. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi baha umugisha. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dushimire Imana kubw'ijambo ryayo riduhishuriye aho tugomba kubaka, kandi tuyishimire yuko yaduhaye ibikenewe byose kugira ngo umuntu abashe kuba umukristo muzima ushikamye uhagaze ku rufatiro rw'ukuri. Reka rero mbere yuko dusoza iki cyigisho twese dupfukamye dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, wowe rufatiro rw'ukuri, tunejejwe no kukuramya muri uyu mugoroba. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Imiraba, imvura, imiyaga byose byikubita ngo kuri iyo nzu ntiyagwa, kandi ngo umuntu wumva amagambo yawe akayakomeza niwe wenyine wubatse inzu ye ku rutare. Uyu mugoroba turagusabye udushoboze kubaka inzu yacu ku rutare, tugire urufatiro ruhamye. Ibyo twubatse by'ibikenyeri n'ibiti byose twagiye dushaka kubaka bikaba bitubatse ku rutare, bikaba ari byo twihimbiye by'inarijye. Mwami Yesu, turagusabye ngo bikubite hasi, utwuzuze mwuka wawe wera, dushoboze kubaka bundi bushyashya. Uduhe kugira urufatiro ruzima. Twatangiye tubona abantu bagenda mu nzira ifunganye, ibintu byose bakabisiga, ariko twabonye ko ngo uko hari icyabaga, uko hari icyasigaraga, harimo abasigaranaga nabyo. Dushoboze gukomeza kuroromboreza tugera aho waduteguriye turi gusiganirwa, hatabuzemo n'umwe, n'imiryango yacu dukunda, abavandimwe ndetse n'abari mu mpande enye z'isi bose hamwe, tubazirikanye muri iri sengesho ngo duhane umugisha dushoboze kubaka by'ukuri. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Icyama nizera rwose ubutadohoka, sinigishwe